kabisa. Nizere ko famille zimeze neza. Ngure buretse gato ndaje muvugisha. Sawa. Jewe nese nkumenya kubera impumuro yawe. Uvugisha ukuri? Yeah. Oya reka kumbeshya. None se uko wakomeza gukorakora nk'umuntu ufite amatsiko yo kumenya umuntu ukukozeho ninde? Numvaga mbikumbuye, numvaga mbishaka. Yes, hello? Oui. Sawa. Yego meze neza. Wowe? Mushani bon. Kanye ni sawa. Kuri kugisa. Muraturushitse. Shambo. Ndi gukora amasuku mu rugo. Bisanzwe tu. Wowe? Ndagukumbuye cyane ngewe. Nkumbuye? Birumvikana ntabwo kabura. Nanjye ndagukumbuye. Uyu munsi ntabwo nakoze nibereye mu rugo. Yeah. Hanyuma sari makuru ahandi wowe bimeze bite? Okay. Oya nta kibazo uko niyo cyagakonje. Navuga umubiri unaniwe nyine nshaka kuruhuka. Yeah. Njye ndagukumbuye nyine, nkumbuye. Uri mu rugo nyine? Ntawe se waje kunyirebera niba ufite irungu? Byaba ari sawa cyane, nabikunda. Yeah. What if I just lost it? Would I still be my own enemy? 24 exhausted. I can't breathe. So sasa mwamukomanje kwanjye. Ayo masaha yegereje se bamwe bumvugishe. Urakoze cyane. Umunsi mwiza kuri twese. Bizu. Hi. Kyo. Hi. Tubyase. Sawa. Uje kurikirana. Ntabwo nemerewe kugusura. Ntusubiza kunje utamvugishije. Kuva ryari sabwo nza hano nkabanda ngakuvugira. Ntuzukiye kucyuka. Nasubiye kubwirwa n'iki ko mari ngiye. Nyine ndi umunyamahirwe ubwo magusanze. Kyo utumvikane rero mu ngende bizu, okay? Please, reka tuvugane basi mu ati. Eta ngenda. Ametse 10 ndi busy reka tuzavuganira. Ibyo ushaka tuvugana tuzavuganira. Nestes. Agora ngomba. Kyo ngo twumvikane. Sibyo? Ngende mu bintu byinshi.
uyu munsi ndi busy kabisa. Okay, ni minota 10 nshaka tuganira nkahita nigendera. Ntabwo byakunda. Okay, nigiye bitari gukunda ko neza. Mbwira. Mwese waje tukazavugana ejo. Kiyo waje se tukazavugana ejo kibazo. Ndi mu bintu byinshi cyane hariya. Nyine ngwino tuvugane njyewe. Agusabye ngenza nzakora iki kugira ngo ubone kumunda ngenda gukunda. Kiyo utajya unyumva. Ese ujya nkumva erega wakongera ukankunda nkuko wankundaga. Basi mbabarira amahirwe ntabwo nongera kugutenguha please. Kiyo nzakubwira kugeza ryari ko bitakunda. Byararangiye byanjye nawe, okay? Erega warankunze wakongera ukankunda please. Oya ntabwo bishoboka, okay? Kandi ujye unyumva. Please basi kimwana ki. Kiss ndagukunda se ubwo kumari. Stop it. Please. Stop it. Kiss ndagukunda rero uri kumari iki? Please. Stop. Baby. Kamanzi, please. Linda. Kamanzi. Linda. Akoze ubundi Kiyo waretse tukajya kwicara hanze. Kubera ese kuki ukunda kwicara hanze? Ubona ntari comfortable. Byari kumeze neza kandi hano naho nkunda. Akatubwira. Oya. So wagira. Ese ubundi reka nkubaze. Ugira girlfriend? Ndaho mfite. Nicyo kiba kigutunga. Ese ubundi kwiki ntabwo ufite girlfriend? Kiyo rega ibintu mbwira nje rwose ntabwo ari ibintu byanjye, okay? Umwanya sinabona. Nje nzaguha umwanya sibyo kandi urukundo ufite nge rwaduhaza ntabwo dukeneye urundi. Ese ubona ndi umukobwa mubi? Ntabwo uri umukobwa mubi Kiyo, ariko nyine that's not me, ntabwo ari njye, okay? Kubera iki ariko? Niba ntari umukobwa mubi kuki utakiga kunkunda please? Anyway, reka tujye hanze rero tubiganira. Ndumva hari comfortable hano, okay? Ushaka gushiduka habaye ibindi bintu kandi ntagukunda. Why ndetse ubundi kuki udashaka ko biba? Please. Kamanzi. Basi bikore kugurushite bwanjye nawe, please. Nasi kuki bishaka Kiyo? Erega uri umusore mwiza nta mukobwa utakwifuza. Ntabwo nshaka kuguhemukira Kiyo, sibyo? Ntabwo. Ushaka gukora ibi bintu ugasanga ugitegeye mu bindi bitekerezo kandi njye rwose okay, I promise nta kindi kintu bitekereza sibyo? Basi nta kindi bitekereza sibyo? Reka we duhavinga fun then ibindi tubyirengagiza. Erega ndabizi ko ubishaka. Niyo mpamvu uri kuvuga ngo tujye kwicara hanze, okay? Hano hari ibishuko byinshi. Ese ufite ikibazo cy'uko ari ibishuko byinshi? Tujye kwicara hanze Kiyo, turi muri ibi bintu. Njye ndashaka hano. Basi sibyo? Reka tubikore just for fun. I promise nta kindi kintu bitekereza sibyo? Kiyo uzi ko nta yandi mahitamo uri kumama. Nta yandi mahitamo. What? Please.
Okay. Ingozino ugize ngo iki